Turagushimiye cyane wowe ukomeje gukurikirana Katikati Media TV. Ngewe ugarutse nanone ni Kevin Lugamba, garukanye n'umwe mu bakobwa bagezweho hano i Kigali barimo bagenda bahitinga. Anita Dylan Flexi afite indirimbo yitwa Ngewe Nawe, nimwe mu ndirimbo zirimo zigenda zihitinga cyane hano mu Rwanda. Numwe mu baraperi kazi bari hano mu Rwanda tugenda dufata nka bamwe bagiye bazamuka cyane kabisa. Umwana ukiri mutoya ariko ufite inzozi nyinshi kandi zishobora kuzagerwaho kandi ukabona ko azagenda yabamara cyane. Ndakwakiriye cyane Dylan. Yeah. So ndaza kuza gutangira mbaza Dylan ni muntu ki? Ese yavutse ryari? Ese afite imyaka ingahe? Yiga mu mwaka ngahe cyangwa se yararangije? Aratubwira byose bigendanye n'ubuzima bwe. Nitwa Dylan Flex, amazina yanjye ya nyayo nitwa Karekezi Ingabire Sandra. Niga mu mwaka wa gatanu. Yeah, ibyo ngibyo ari byo abanyarwanda bagakwiye kubanza kukumenyaho bya mbere na mbere, ariko mbere yuko bahita bakumenya wese bazi tuhereza ka kapela ugatura kugira ngo abanyarwanda bakumenye byimbitse. I will wake up one day with a teaser on my face. I'm still tripping, remember days, yeah. Turi kumwe, I don't need the money or the fame. Turi kumwe, Johnny G, baby. So reba uko wahindutse, ibyawe byose biri hanze. You got a second, now you can't tell. You alone, now let's share. Ku mutima wanjye washabutse, nkajya mu rukundo nirutse. Ijoro n'amanywa mangayitse, bigaruka buri uko mbyutse. Yeah. So abanyarwanda barita bibaza umukobwa urapa gutya yatangiye muzika ryari? Yatangiriye sinzi nakubwira ariko natangiye ukuntu navuga natangiye music. Njye n'ubundi kuva kera nakundaga music, ariko igihe navuga ko natangiye music ni umwaka ushize nibwo nasohoye indirimbo yanjye ya mbere. Watangiye ukorera hehe? Ubu uri gukorera kwande? Natangiye nkorera muri Capital Record. Gusa ubu ngubu ndimo ndakorera indirimbo zanjye muri Galaxy Music. So abanyarwanda bakimara kumva ahantu watangiye gukorera muzika, igihe watangiriye gukorera muzika nibyo ntabwo urakora ibikorwa byinshi cyane, ariko ibikorwa bimwe wamaze gukora birimo biragenda bitambara ahantu henshi. Abanyarwanda barita bibaza bati ese ninde muntu wabukomoraho kuririmba? Iyi njyana ya rap ikomora kuri nde? Abantu benshi banyinspira, ariko navuga ko umuhanzi unyinspira cyane ari Bruce Tyler. Niyo muntu nyine unyinspira mu kuririmba yaba no kurapa, byose nyine amukunda. So hano mu Rwanda ninde muntu ufatira inspiration? Ninde muntu uvuga uti kabisa uyu muntu aranyinspira bikomeye cyane? Nkunda Juno. Kubera icyo ukunda Juno kandi uri umuraperi? Juno sinzi ukuntu navuga ukuntu akora music kuko wumva ko avangamo nyine ibintu byinshi. Azi gukora nyine, wumva ko afokasinga kuri music cyane, wumva ibintu akora nyine arabizi. Mba numva nyine akora indirimbo nziza, navuga ko ari we unyinspira mu Rwanda. Nk'uko watubwiye uti watangiye muzika muri 2019 nako 2020 umwaka ushize. Umuntu yahita yibaza ni izihe mbogamizi zatumye umuntu nka Dylan Flex adasohoye indirimbo ngo akomeze exploding cyane, akomeze ashore cyane? Iki kintu cyabiteye? Nashakaga kurindira kuko numvaga ko nshaka gukorana n'abantu bafite amayide menshi kandi afite inspiration. Nibwo nahuye na Zeti, manager wanjye. Mbona ko duhuza nyine ibintu byose, dufite ibitekerezo bimwe kandi nawe ntabwo turacyari mu rungano. Avuga ko tuzakomeza gukorana no mu bindi bihe bizaza. Tubwiye Zeti bisunze ugarura neza cyane, ungariye mu ishusho cyangwa se ungariye muri video. Mu mashusho aherutse kugera hanze wasohoye yitwa Ngewe Nawe, wasohoye video
irimo director Zeti cyangwa se umwe mu director bakiri n'abatoya bigaragara ko bakiri batoya. Zeti ni umuntu ufata ute, ni umuntu ufatira mu buzima bwawe ufata gute? Zeti ni umuntu ufite ibitekerezo byinshi kandi byubaka. Zeti ni umuntu sinzi uko nabivuga, turahuza cyane kandi ndamwemera cyane, n'umuntu nyine ufasha niyo nkeneye ikintu nyine aramfasha tu. Sinzi uko nakubwira ariko nyine mufatiraho icyitegererezo gikomeye. Gake gake turagenda tunavangamo n'utundi tugiye ko icyo Safra. So apart yuko icyo Dylan Flexi nkuko twakumenye nka Dylan Flexi mu bwana bwe yari ameze ati ni muntu ki? Dylan Flexi kera yari kaboyi kera nyine yaritondaga cyane. Nta bintu by'amahane, sinzi ukuntu navuga ukuntu mumeze, ntabwo ariko kera nari meze. Kera nyine nari umwana witurije ugendana n'abashuti be, utajya mu bintu byinshi cyane ariko ukunda music no gukina ibintu by'amafilme. turi no gukina ibintu by'amafilme. Singurisha ku kandi kabazo nanone, ngaruka ku kandi kabazo. Ntabwo umuntu burya agira impano imwe, agira impano nyinshi. Dylan Flex afite impano zingana zite? Yiyumvamo impano zingana zite? Njyewe nshobora gushushanya like stories, bitente nshobora kubishushanya cyangwa gukora kuririmba, nshobora no gukina filime, nshobora no kubyina. Kubera iki umuntu yahita yibaza ati kubera iki Dylan Flex yatigeze ahitamo kujya muri gushushanya izo cartoons kujya mu gukina filime agahitamo kujya mu muziki? Ese yabonaga ari cyo kimworoheye? Ese yabonaga ari cyo kiryoshye kukijyamo? Yabonaga ari cyo kiri mu busitari? Ni iki cyabiguteye? Njye nifuzaga ko nimara kujya muri music nafatishije nyine mfite amafaranga, nshobora nyine gukora ibyo byose nyine nshaka. Nshobora kubyina, nshobora gushushanya, nshobora no gukomeza nyine iyo music. Niyo mpamvu nabanje music kuko nzi ko nyine music ishobora nyine gukomereza nyine ibyo byose nifuza. So aka kanya mfite indirimbo ebyiri hanze, niba ntibeshye mfite indirimbo ebyiri hanze. Urabanza uturimbire kuri njyewe nawe ariko abantu bazanamenye nagiye nawe. Njyewe niyo nabaye bwa mbere. Siza nuko naguha iyindi ya mbere cyangwa ukanadutera freestyle niba nta kintu bitwaye. Take a vibe back, tell my daughter back home. She taking the baby steps and I'm always on road. See your daddy is an old star, Post Malone. I just take a picture like I'm on the cover of both. I suppose I just wanna be a legend in the worst way. Never really wanna be the famous in the first place. You're my pride, you're my list, made perfect. I just hope I make it back time for your birthday, huh? It's a long way down when you in there. So birahita bituma nze ku kibazo kigira kiti rap ni injyana tumenyeyeho nk'injyana y'umujinya. Sinzi niba bimererwa n'iyo ngingo yacu turi buvuge. Ni injyana twamenyeyeho, injyana y'umujinya. Wowe wahisemo kuririmba rap, ni iki cyatumye cyakwaproshe gutuma uririmba rap? Ese abahanzi batumye uririmba rap nabaye? Kuko mu byo watubwiye ntabwo ugeze utubwira umuhanzi w'umuraperi hano mu Rwanda cyane cyane. Njye ntabwo navuga ko nkora rap gusa kuko njye ibintu byose nshobora kubikora. Nshobora kuririmba injyana zose ariko nyine umuhanzi nyine ugira mu Rwanda nk'umuraperi w'umunyarwanda uri kwezi. Hari DJ akora trap, hari Riderman ya rap sindazemera ya danje nawe aranyishyura kujya muri beat. I guess aboni. So
ndongera ngaruke kuri rap n'ubundi ndacyari kuri rap munakora mwebwe nk'urubyiruko ni injyana irimo n'urubyiruko rwinshi hano mu Rwanda cyane cyane muri ino minsi navuga Betray navuga Kish Kevin navuga Rogan Joel navuga n'abandi bagiye batandukanye no mu bakobwa harimo benshi ariko noneho wowe waje muri scene y'abakobwa ariko ntabwo dufite mu bakobwa benshi ni injyana mu maso y'abanyarwanda mu banyarwanda cyane cyane mu babyeyi bamenyereye nk'injyana ituma abana b'abakobwa ndetse n'abana b'abahungu bishora mu biyobyabwenge. Ese ufata ute urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge? Sinzi kuri nabikubwira ariko ntabwo kuba uri umuhanzi cyangwa kuba uri umuraperi biba bivuze ko nyine ufata drugs. Sinavuga ko hari abatabikora kuko hari ababikora ariko nyine ntabwo ari ngombwa ko niba uri umuraperi ugomba gufata drugs. Niba wumva ko ufite talent ushobora gukora nyine icyo wiyumvamo utiriwe ufata drugs. Ikintu iyo kikurimo ntabwo ari ngombwa ko ufata ikindi kintu kikongera imbaraga kugira ngo ugikore. You have to be you. Ni iki kintu Dylan Flex ndagaruka nanone mu tuntu n'utundi ni iki kintu Dylan Flex yataza kuza kujya mu muziki yari kuze gukora? Iyo naza kujya mu music nari gukina filime wenda apa twirengagije za mpano zose wavuze wari kuza gukora iki inyuma ya za mpano zose wavuze? Nari gushaka akazi gasanzwe numvaga ko ninakora ibyo bintu byose navugaga nzaba normal person like ugakora ibintu nyine bisanzwe ugashaka akazi. Ndahita nongera ngaruke muri rap tubonamo abahungu ariko ntituri kubonamo abakobwa. Tubonyemo wowe Dylan Flex harimo n'abandi nka 5 cyangwa 4 mukomeze gufatanya runo rugendo harimo Zila n'abandi bagiye batandukanye. Uratubwira ni izihe mbogamizi n'abakobwa bahura nazo zituma batajya muri rap? Ni gucika intege kuko ushobora nko kujya gusaba umuntu gufasha akakwereka ko nyine atakwitaye kandi atari hari umuntu wigeze kubikora muvugire ntacyo? arahari ninde ariko ntabwo sinzi niba namuvuga byaba biri fresh ariko arahari ariko nyine ntabwo washinja umuntu ikintu kuko ashobora kuba afite impamvu yagikoze. So mu bwana bwawe ni irihe kosa Dylan yaba yarigeze gukora bakari umuhanda? nigeze gushwana nyine ibintu bikomeye ariko nyine ibindi byose byararangiye nta kibazo. Nubwo ari byo gusa nigeze gukora rigatuma mba stress. Wavuze uti hari abantu muri industry umuntu agenda yaka ubufasha runaka bakagenda babumwima. Ese kuri wowe mu mishinga ugenda uteganya mu bintu ugenda uteganya mbere hano imbere hagiye mu bintu bigiye bitandukanye uratubwira hari imishinga ufitanye na bamwe mu basore bari kuririmba muri trap muri no minsi cyangwa se muri rap muri no minsi? Mfite indirimbo na Kenny Shot. warabimuganirije wumva arabyumva se cyangwa nawe yakugize nk'uwo nguwo? Wapi ni umuntu n'ubundi wari ufite igitekerezo ko dushaka gukorana kandi ndamushimira ko twakoranye indirimbo kandi bigacamo. I guess niyo muntu twakoranye indirimbo uzwi cyane. So inzozi za Dylan Flex ni izihe mu myaka nk'itanu iri imbere? Ariyumva nshaka kuba umuhanzi kandi ufite amafaranga. Nshaka gushinga business. Nshaka no kuzamura undi muhanzi nanjye numva ariyo mushinga abantu turongera tugaruka inyuma watubwiye ko uri umuhanzi ariko uraniga ufite amashuri akureba ufatanya ute kwiga no guhanga ndetse no kuririmba kwawe. Ese si byaba ariyo mbogamizi ya mbere ukura nayo ituma utanakora n'umuziki?
Yes, sinzi impamvu abantu bavuga ko ari n'imbogamizi kuko music njye ni ikintu nkora kuko numva ko ari ikintu nkunda kandi ngomba gukora na school nyine niko bimeze ni ikintu uba ugomba gukora kandi kwiga biba bifite ahantu bizakugeza navuga ngo ugomba kureka kwiga kugira ukore music kuko music ishobora kugeza ahantu ariko na school ishobora kugeza ahandi byose ariko bifatanyije ukabimanaginga byose ushobora kuguramo ikintu cya fresh. turimo tugenda tugana ku musozo ndakubaza ikibazo cya nyuma nizere ko abakomeje kudukurikirana bakomeje kugenda banyurwa n'ikiganiro twagiranye njye nawe niye nama ugira abakobwa bifuza kujya muri rap? nuko kwizera Imana yabo kandi bakumva ko nubwo ikintu gishobora gupfa nubwo ushobora gukora indirimbo bigapfa nyine ko bidashobora kujya hanze cyangwa ikindi kibazo runaka ntabwo bivuze ko udashobora gukomeza gukora igihe cyawe kiba gihari kandi ugomba gushinga kugeza igihe ikintu cyawe ubonye cyemeye. So urakoze cyane Duran Flexi umwe mu baraperikazi dufite hano mu Rwanda ntabwo abantu babimenyereye niyo mpamvu nanjye ndimo ndahita nyuzamo nkanaseka gutya n'iki twizere ko n'ubutaha umuntu nakwifuza kuko turashaka kuzagukoresha na part 2 sinzi niba uzatubona uyu mwanya. Nta kibazo Abanyarwanda bazakubona. So turangiza uraduterera akantu gatoya cyane hanyuma Abanyarwanda tubasezerere neza vuba. Okay, got a nigga so long, no passion, last nigga testing my cologne. Cold cash, flex of the carrier, I put you on it. My nigga with the G's, out the pavilion, She let you did it, how about that? You want me from a gun, trying to fuck and trying to shit to Iraq. My shit breaks you, you tell me where you had her. She can't save you, I know where you had her. He left me, but I send it, come in the yes, please. What she belong to be when I'm in my testes. Got a nigga crazy about your miss, but she will know you were wetter. Check, please. Yeah, bamwita Duran Flexi. Nguwa kabisa bamwita Duran Flexi nge twari dukomeje kugenda tubana cyane banyita Rugamba Kevin umwami Rugamba wa nyuma you them call me umwami Rugamba wa nyuma you them call me WBB wa mugabo bose bavuze. Thank you very much. Keep watching Katikati Media TV. Boom.